gusa amahitamo yo kujya mu gisirikare yafatiwe na se wamubonagamo ubushobozi. DCG avuga ko ubwo yari agiye mu biruhuko umubyeyi we yamubwiye ko agomba kujya mu gisirikare, bikubitana n'uko yagikundaga. Mama we yamubereye ibamba arabyanga, arikanishwa n'imbaraga za se. Ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2000 nibwo polisi y'u Rwanda ivuguruye yashyizweho hagendeye ku itegeko nimero 09 zo mu mwaka wa 2000 yahurije hamwe imitwe itatu yari igizwe n'urwego rwakoraga nka polisi mbere y'umwaka wa 2000. Iyo mitwe yari Gendarmerie Nationale. Urwego rero rwarebererwaga na Minisiteri y'Ingabo. Hari kandi Police Communale yarebererwaga na Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu. Urwego rwa gatatu rwari Police Judicial, iyo yarebererwaga na Minisiteri y'Ubutabera. Izo nzego rero mu mwaka wa 2000 zahurijwe hamwe zibasha kuvamo polisi y'igihugu cyangwa se nanone Rwanda National Police tubona uyu munsi. Aba bapolisi bagize urwego rwa polisi mu Rwanda bafite amapeti agiye atandukanye, aho amapeti y'abapolisi b'u Rwanda atangirira ku mapeti y'abapolisi bato, ayo ni nka Constable, Corporal, Sergeant, Senior Sergeant, Chief Sergeant, agakomeza ku rwego rwabo twakwita abofisiye bato, Assistant Inspector of Police, Inspector of Police, Chief Inspector of Police, naho ku rwego rw'abaofisiye bakuru harimo Superintendent of Police, Senior Superintendent of Police, Chief Superintendent of Police, Assistant Commissioner of Police, Commissioner of Police, Deputy Commissioner General of Police ndetse na Commissioner General of Police. Iri peti duhereho twaryita nk'aho ari ryo peti ry'ikirenga mu gipolisi cy'u Rwanda. Umuyobozi wa polisi y'u Rwanda si ngombwa ngo abafite ipeti ry'ikirenga, ashobora no kugira irindi peti ritari iryo y'ikirenga. Mu gukora urutonde rw'abapolisi bakomeye cyane mu Rwanda, birumvikana ko tugomba guhita duhera ku muyobozi wa polisi w'igihugu. Kugeza ubwo twateguraga kino cyegeranyo, umuyobozi wari uriho cyangwa se umuyobozi wa polisi wari uriho ni DCG Felix Namuhoranye. Uyu mugabo rero yagiye ku mwanya wo kuyobora igipolisi cy'u Rwanda asimbuye Dani Munyuza wari usanzwe ari umuyobozi w'uru rwego. Namuhoranye rero kandi niwe wari usanzwe wungirije Dani Munyuza kuva mu mwaka wa 2018. Iryo hererekanya ryabaye ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2023. Namuhoranye Felix rero yari umwe mu binjiye mu gisirikare cya RPA cyatangiye urugamba rwo kubohora u Rwanda mu mwaka wa 1990. Yakomeje urugamba kugeza izi ngabo zihagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi zinabohora igihugu. Yabaye muri izi ngabo akoramo imirimo itandukanye kugeza igihe ahinduriye inshingano yinjira mu gipolisi cy'u Rwanda. Ikindi kandi nuko ari intyoza mu bumenyi bwerekeranye n'ububanyi n'amahanga, cyane ko umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu afite impamyabushobozi mu bijyanye n'ubumenyi n'amahanga International Relations yakuye muri kaminuza izwi cyane muri Afurika y'Epfo mu mujyi wa Johannesburg. Uyu rero yayoboye ishuri rikuru rya polisi y'igihugu riherereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Namuhoranye Felix yariyoboye imyaka 8 yose kuva muri 2011 kugeza muri 2018 aje kuba umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu wungirije. Mu gihe yayoboraga iri shuri harangije abapolisi benshi b'Abanyarwanda, hanihugurira abapolisi benshi bo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Uyu rero yagiye agira uruhare rufatika mu bikorwa by'umuryango w'abibumbye byo kugarura amahoro hirya no hino ku isi. Namuhoranye yayoboye ikigo cy'imyitozo cy'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo (UNAMIS). Yanakoze imirimo itandukanye mu gipolisi cy'u Rwanda irimo kuyobora ishami ry'umutekano wo mu muhanda. Umuyobozi muri polisi y'igihugu ushinzwe ibikorwa yanayoboye ishami rishinzwe amahugurwa n'igenamigambi. Ikindi kandi ni impuguke mu kugarura amahoro no kurinda umutekano, cyane ko yagiye anabona amasomo mu bijyanye no gucunga umutekano. Namuhoranye yayakoreye mu mashuri atandukanye arimo ishuri ry'umutekano muri Kenya National Defense College, Karen mu gihugu cy'Ubwongereza mu ishuri ry'ubwami rya polisi muri Canada. Undi mupolisi ukomeye ni DCG Jane Chantal Rujeneza.
Madamu Ujeneza rero yari umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, aho yari afite ipeti rya DCG muri urwo rwego ndetse akaza kurikomezanya mu gipolisi cy'u Rwanda. Ubundi DCG ni umubyeyi w'abana babiri wavukiye mu karere ka Rulindo ku itariki ya 30 Ukuboza 1967. Uyu rero ni umwe mu basirikare bakuru b'abategarugori u Rwanda rufite, ariko usigaye ubarizwa mu rwego rwa polisi y'igihugu. Ni umwe mu basirikare bakomeye kuko bivugwa ko ubwo yari ari mu gisirikare yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel. Uyu mubyeyi rero yinjiye mu gisirikare mu 1988 akiri umukobwa muto. Indoto ze ku ikubitiro ntizari ukuba umusirikare ukomeye, ahubwo yashakaga amasomo ya gisirikare yamufasha kwiga kaminuza. Gusa rero ntibyari byoroshye kuri we kuri kiriya gihe, kuko ababyeyi be batumvaga ku bijyanye no kuba yajya mu gisirikare, dore ko abantu hari hakiri imyumvire ivuga ko imirimo nk'iyi itagenewe abakobwa. DCG Chantal yatangaje ko yakuze akunda Thomas Isidore Noel Sankara wari umusirikare mukuru mu ngabo za Burkina Faso. Gusa amahitamo yo kujya mu gisirikare yafatiwe na se wamubonagamo ubushobozi. DCG avuga ko ubwo yari agiye mu biruhuko umubyeyi we yamubwiye ko agomba kujya mu gisirikare, bikubitana n'uko yagikundaga. Mama we yamubereye ibamba arabyanga, arikanishwa n'imbaraga za se. Uyu mubyeyi mbere yo kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force RDF, yabaga mu gisirikare cya FAR. Uyu mubyeyi DCG Ujeneza rero yasobanuye ko atigeze agirira ibihe byiza mu gisirikare cya Habyarimana, ku buryo nyuma yaho ingabo za FPR inkotanyi zihagaritse jenoside yahise afata umwanzuro kujya muri APR mu ba mbere. Amaze kwinjira mu ngabo za RDF, Ujeneza asobanura ko yagize amahirwe akomeye kuko yemerewe gukomeza kwiga amashuri ye ya kaminuza, by'umwihariko mu mwaka wa 2000 ajya i Butare mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Arangije kaminuza yakoze amasomo menshi atandukanye hafi ya yose ajyanye n'igisirikare. Irya nyuma akaba yararikoze muri 2015 rizwi nka Senior Commander. Uyu rero ashimangira ko nta gereranya rishobora kubaho rigaragaza uko ingabo za Habyarimana zari zimeze ugendeye kuri RDF y'uyu munsi. Gusa nubwo bimeze gutyo, abantu benshi bibaza ukuntu uyu mugore yahuje inshingano zo kuba umusirikare no kwita ku bana be, cyane ko uyu mubyeyi w'abana babiri barimo umukobwa umwe. Asobanura ko usibye guhuza inshingano za buri munsi za gisirikare, abasabwa no kwita ku rugo, akamenya imibereho y'abana be. Gusa none ngaraho byageze bimera nkaho bivunanye bitewe no guhabwa akazi kajya kure y'urugo. Yatanze urugero rw'ubutumwa bw'akazi yagiyemo i Darfur muri 2008 akamara umwaka, ariko ngo nibura ku munsi yagombaga gufata isaha yo kuganiriza abana be kuri telefone. Yishimira kuba cyane imyitwarire y'abasirikare by'akarusho, nganyurwa kuba yarashakanye n'umugabo nawe w'umusirikare. Uyu mugore abona ko iyo umwana agize igitekerezo cyo kuba yajya mu nzego z'umutekano aba ari amahirwe akomeye cyane. DCG Ujeneza avuga ko mu bana be babiri agize amahirwe hakagira ujya mu gisirikare byamushimisha, uretse ko umukobwa we agaragaza impano zo gukora ibindi bitandukanye no gukurikirana izi nzego. DCG Ujeneza yavuze ko ubwo yajyaga mu gisirikare yagowe no kuba hari imyitozo imwe n'imwe atashoboraga ku kigero kimwe n'abagabo. Ingorane zindi yahuye nazo zishingira ku kuba mu gisirikare abakobwa baroherezwaga. Ibi navuga ko atakundaga na gato, ahubwo asaba ko abakobwa bashyiraho imbaraga ku buryo bagira ubushobozi burenze ubwo batekereza ko bafite, kuko tuba dufite imbaraga, kuko ngo baba bafite imbaraga ariko ngo bakitetera bagashaka kwiyorohereza. Mu masomo asanzwe ya gisirikare ngo nta kibazo na kimwe yigeze agiramo, kuko hari inshuro nyinshi yabaga mu ba mbere bitewe ahanini no kuba yarakundaga ibyo akora. Ikindi kandi wamenya kuri uyu mugore ukomeye mu rwego rwa polisi y'u Rwanda nuko yigeze gushaka kuba mu gisirikare, nuko yigeze gushaka kuva mu gisirikare. DCG Ujeneza asobanura ko ku banyeshuri benshi barangije kaminuza bashobora gutekereza ko bava mu gisirikare mu gihe bashatse kurenza amasomo umwuga bahisemo. Ibi ngo biba cyane iyo hagize ubona mugenzi we wasezeye usigaye aba mu buzima bwa gisivile.
Uyu mugore rero ntiyigeze ahwema gushishikariza ab'igitsina gore kwitabira kujya mu nzego z'umutekano. Undi mupolisi uri mu bakomeye mu Rwanda, mu polisi mu nzego zo hejuru, unakunzwe cyane n'urubyiruko, ni CP John Bosco Kabera. Yuko ariko bizahora turajya tubabwire yuko abantu bakomeza kurenga ku mategeko, ingamba zindi zishobora gufata zikomeye cyane. Ikindi nuko dutanga ubutumwa ku bandi. Icyo wamenya kuri CP John Bosco Kabera cyane ni imbwirwaruhame ameze, adahwema gushishikariza urubyiruko gukunda igihugu ndetse no guharanira kugera ku nzozi zabo, ndetse bakaba banakwitangira igihugu igihe bibaye ngombwa, cyane ko nawe yagiye mu gisirikare akiri muto ku myaka 23. Akiri muto avuga ko atigeze agira icyifuzo cyo kuzaba mu gisirikare, ariko ngo igihe cyarageze ariyemeza. Avuga ko yinjiye mu gisirikare kubera ko igihe yari arimo cyabisabaga abakiri bato. Yagiye mu gisirikare afite imyaka 23 nk'uko twabivuze haruguru. Uyu rero avuga ko kandi mbere yo kujya mu gisirikare cy'inkotanyi ngo afatanye na bagenzi be kubohora u Rwanda, yigaga kandi ngo yari afite icyifuzo cyo kuzaba umuganga. Ubwo igihugu cyabohorwaga yahisemo gukomeza kuba umusirikare, nyuma aza kuba umupolisi. Ngo ntiyigeze atekereza kubivamo ngo akomeze amashuri ye kazabe muganga, ahubwo yakomeje mu kazi yari yariyemeje ubwo yajyaga mu gisirikare. Abajijwe amasomo yakuye kandi n'ubu bagikura mu mwuga wo gucunga umutekano, CP John Bosco Kabera yavuze ko icya mbere kiranga abantu bakora muri izi nzego ari discipline. Avuga ko icyo umuntu wese yifuza kuzaba bimusaba kugikorera. CP Kabera avuga ko mu gisirikare cyangwa se mu gipolisi inzira yo kugera ku cyo wifuza itigeze yoroshywa. Aha yavuze ko ngo byose bisaba kwiga, kwitanga no kutagira ibyo wumva ko bizaza mu buryo bworoshye. Uyu mugabo utajya uhema guha inama urubyiruko ko niba bifuza gukorera igihugu bagomba kwikuramo imvugo y'uko nta myaka 100 bazamara ku isi. Avuga ko iyo ukoze ikintu ukiri muto biguha amahirwe yo kubikuriramo, bikaguha amahirwe yo gutanga umusanzu wawe ukiri muto ugifite amaraso mashya. Ngo bitanga n'amahirwe y'uko umuntu yatera imbere. Bityo CP Kabera agashishikariza urubyiruko kwitangira igihugu rugifite imbaraga. Uyu mugabo yagizwe umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda mu mwaka wa 2018 asimbuye Theo Badage wari umazeho imyaka 2 gusa. CP John Bosco Kabera igihe yashingwaga iyi mirimo ye yahawe kandi inshingano zo kumenyekanisha ibikorwa bya polisi mu gutsura imikoranire hagati yayo n'itangazamakuru. Muri make abapolisi barimo DCG Namuhoranye, DCG Uje Neza na CP Vincent Sano, CP Rumanzi na CP Butera ni bamwe mu bapolisi bakomeye cyane igihugu cy'u Rwanda gifite, hagendewe ku bikorwa by'indashyikirwa bagiye bakora birimo nk'ibyo kuyobora abapolisi hirya no hino ku isi, nko kugarura amahoro hirya no hino ku isi nko muri Central Africa, Sudani y'Epfo n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni nancoreje, tubashimiye kuba mwabanye natwe mu bihe byiza. Tubashimiye kuba mwabanye natwe, mugira ibihe byiza.